Reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aherereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize gukomeza kumererwa neza, none reka mbonera kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa, rero nyemera turebere hamwe izi breaking news, ariko niba utarakora subscribe turagusaba kwanda kuri sabone cyangwa subscribe, ubundi ntiwajye kwanda ukazogera kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. RIB ikaba yaje gutangaza ko yafashe abajura bagera muri 5. Abajura rero bakaba bibaga amatelefone y'abantu ndetse n'ibindi bijyanye na mudasobwa. Ni inkuru rero yakomeje kugenda isirikira cyane, natwe tukaba tuje kugira twizo update z'iyi nkuru nk'uko yakomeje kugenda igarukwaho cyane. Iyunga natwe rero ni ibintu byoroshye cyane, ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ubundi ntibagirwe gukanda kunzogera, ubundi twajya dushyiraho amakuru notification ukajya uzibona uri mu bambere, inkuru zacu ukajya uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntibagirwe gukora like kujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibindi nabyo ubinenge kugira turo uriyo dukosora tujye twigeza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Ikaze. Uko twari tubikomojeho, ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Abantu benshi bakaba bacitse ururondogoro bakimara kumenya iby'aya makuru. RIB ikaba yaje guta muri yombi rero abajura bageze muri 5, aho yatangaje ko bano bajura bibaga ibikoresho bigiye bitandukanye, cyane cyane telefone ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye na mudasobwa, dore ko abajura bafatanyaga mu buryo butangaje cyane, aho ngo bano bajura harimo umumotari ndetse akabamo n'ukuramo amakode mu matelefone babaga abibye, ndetse hakaba n'abandi rero bafatanyaga mu buryo bwo kugenda bacapura abantu telefone. Muri wowe ushobora kuhise wibaza ibibazo byinshi, aho ushobora kuba wibaje se nyuma y'uko bano bajura baza gufatwa, izi telefone baba baje gufatanwa zaba ziri busubizwe ba nyirazo cyangwa se zaba zahise zisubizwa ba nyirazo? Ibi rero ukomeje kugenda wibaza umuvugizi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB hano mu gihugu cy'u Rwanda, Dr Murangira Bitsiri, nawe akaba yagize icyo atangaza kuri ibibazo byose ukomeje kugenda wibaza ukaza kuza kubisobanukirwa, ndetse naho aba bajura baba bafungiye. Icyo tugusaba rero no kudutega amatwi ukagera ku musozi w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'inkuru yakomeje kugenda itigisa imbuga nkoranyambaga. Nkuko twagusezeranije kuzajya tugeza updates z'amakuru yose avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu kano kanya tuje kugira tukugezaho update z'iyi nkuru nk'uko yakomeje kugenda igarukaho cyane. Nk'uko amakuru akomeje kugenda abigarukwaho, kuri uyu wa 4 tariki ya 6 Kamena umwaka wa 2024, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rweretse itangazamakuru abantu 5 bafatiwe mu bikorwa by'ubujura bwa telefoni, runasubiza ba nyirazo telefone zigera ku 193 zagarujwe zari zaribwe. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yaburiye abafite imigambi yo kwiba amatelefone ko bakwiye kubireka kuko ntaho bazacikira ubutabera bwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yagize ati ububasha, ubushobozi n'ubuhanga bwo gutahura ibyaha turabufite. Abagitsimbaraye gukora ibyaha bakwiye kubireka cyangwa se bakitegura kugongana n'itegeko, kuko batazigera bihanganira abajura aho bava bakagera, cyane cyane nk'aba ngaba biba amatelefone. Saba ngaba biba amatelefone gusa rero yaje kuba yakomoza, akaba yavuze ko n'abandi biba ibindi bintu bigiye bitandukanye batazihanganira abajura kuko bazajya bafatwa bakabafunga, kuko icyaha cy'ubujura ari icyaha kiri mu mategeko y'u Rwanda ahana. Rero abantu ngo bakwiye kuba bareka kwijandika mu byaha by'ubujura, bagafata cyangwa se bagashaka icyo bakora cyabateza imbere,
bakava mu byaha by'ubujura. Dr Murangira yasabye abanyarwanda kujya bagira amakenga bakarinda neza ibikoresho byabo birimo telefone na mudasobwa zabo kugira ngo barinde abajura kuba batwara ibyo bikoresho byabo. Ahangaha umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry akaba yasabye n'abacuruza telefone kwirinda kugura ibijurano kuko ubiguze afatwa nk'umufatanyacyaha wabyibye, ndetse nawe bikaba byamugiraho ingaruka zikomeye cyane kuko niba uwayibye afunzwe ndetse n'uwayiguze nawe afatwa ko ari umujura, nawe birangira itegeko rimugonze ugasanga nawe arafunzwe, kandi mu by'ukuri hari igihe aba afunzwe azira ubusa atarigeze aba umufatanyacyaha gusa yaraguze ibyo byibano cyangwa se ibyo bijurano nka telefone, ugasanga rero amategeko aramugonze birangiye afunzwe azira ubusa. Dr Murangira kandi yasabye abantu kwirinda kugura amatelefone abonetse yose bahuye nayo bayita imari kuko ahendutse kubera ko bagwa mu bihombo. Aha akaba yakomeje gusobanura ko iyo uguze telefone y'injurano nk'iyo ngiyo nyuma ukaza kuba wayifatanwa birangira uhombye ndetse hakaba hazamo n'igifungo. Akaba yakomeje rero kugenda asaba abacuruzi bacuruza telefone kutazigera bagura telefone z'injurano cyangwa se kutagura telefone babonye izibonetse zose kuko ari bimwe mu bintu bizajya bikomeza kugenda bibatura mu bihombo. Abafashwe barimo Mutabazi Jean Bosco usanzwe ukora akazi ko gutwara abantu kuri moto, Mugisha Irene usanzwe ari umucuruzi w'amatelefone, Mihigo Landry ukuramo zimwe muri application zo muri telefone, Ntare Fabrice ukora akazi ko kubutekinisiye ndetse na Mutabazi Samsoni. Aba bombi rero bafashwe bakaba bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho bakomeje kugenda rero bakorwaho iperereza kuri kino cyaha cyo kwiba amatelefone bakurikiranweho. Nguko ngaho rero amakuru yakomeje kugenda agarukwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda, natwe tukaba twari tuje kugira twizo update z'iyi nkuru nguko yakomeje kugenda igarukwaho cyane. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ubundi ntiwibagirwe no gukanda ku kazogera. Amakuru yacu ugiye abona 5/5 ni ibintu byoroshye cyane. Reba munsi ya video yawe urabona hano handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi wakande ntibagirwe gukanda ku nzogera nitujye dushyiraho inkuru cyangwa ibiganiro notification zigeze kugeraho uri mu bambere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5/5 kurashare cyangwa se partage. Aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi wibagirwe gukora like kujya hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane.